Uyu munsi tugiye gutangira n'igice cya 28 ariko se mukanya murukuka ko twasize Kadiri ari kumwe na Meti bari kumwe na Meti ahita amubwira Meti ati kanjye kureba umukunzi wanjye ubu ngiye kumutwara amasakazi yageze amasaha amaze kugera bahita twereka ko muri rugo hari abari gusohoka yo kiranga Kadiri ko kahita muhamagara kuko yarageze ku kazi yitegura kuza kumufata nyine ubwo ari nyuma y'igipangu mbisegura kuko twari twatinze muri iyi minsi hari agasetwe turi kurangiza bajya bavuga ngo ntago nyanangiza amaseri nese nkarangiza kare kaburu duce tune mitanga bahereze n'impamvu ngarutse uyaravuga ati umva ko Kadiri ari kumamagara ati mwihorere wimwitaba aravuga ati subizi ubu tukujyanye kwa muganga kugupimisha kutwite ibyo nibirangira bwo tureta twigarukira avuga ati ngo mwita mushiraho parallel arita barambwira turiye ko nje kugufata aramubwira ati mubwire ngo nta mubwira kudahari mubwira kudahari aravuga ati nyine urabona kabura ukuntu kabeshye aguye gakomeza kubwira ati mubwire kudahari bana mubwire kudahari uyaravuga ati kutari kunyitaba ariko akomeza guceceka nyine we yanga kuvuga ukuntu iyo Kadiri amamaga yanga kuvuga atari kubundi umeze neza ndi kumva utari gushaka kuvuga bimeze bite ahita abona kuvuga bati yego rwose meze neza nta kibazo ati nyine ubu ngubu turi kuvugana nago byakunda kwaza kuntwara ati nibyo nakubwiraga rero ati kubera iki ati kubera ko naza ari muri dushe nago byakunda ati mfite akazi kece nago nahita na nyamusore ari we Kadiri aravuga ati kandi nari nababwiye ko saa 10 muzagira ataha ko shift yawe izagirangira saa 11 nago byakunda rero ibingi baravuga ati Kadiri hangana iby'umunsi nta kundi kuntu twabigenza ntacyo twabikoraho uyakira ahangaha ubwo ni nazi na Ozane ahita amagara nde ahita amagara nazi nuko nazi ari ku ruhande akambwira ati umva uzane guhamagara uyaravuga ati none nkutegereza urangiza akazi nze kugufata aravuga ati ntwiri guntegereza ati nago byakunda aravuga ati ariko kukumbwire ko nago byakunda uri umugore wanjye rishiri wanjye tugomba kumenyana cyane ngomba kukuba hafi ngomba kukurinda aravuga ati nyine uyu munsi ntuze kuntwara Kadiri aterije aravuga ati oya ntawe ntuze kuntwara nuko uyu ngo ahita ambwira ati ntukureba si tujye guhita tukujyana kwa muganga bagiye kugupima inda uhita ujya kwikorera ubukwe nande na Ozane uyakomeza guturumbura amaso aravuga ati kumbona usa nkaho wikanze se kandi ibi twe twabikubwiye aravuga ati ariko si ibi byose kuki mumfatira umwanzuro ibi byose kuki muri kubyihutisha guke ngiye nababwiye ko ntashaka kujya kwa muganga ngo mupime nabirenze maze uyu mukobwa akomeza kumuhagata ambwira ati none se hari ikibazo ufite ati ari ubwo waba utwite aravuga ati ngune tugende koko kubera ko adatwite ahita agenda kumbe Kadiri yaraparitse hanze y'igipangu dore ngo Kadiri ahita atangira kugira ute kumubona none si no kumubona gusa itabona Ozani ajya kika ko Ozani ngo babakunda ntango bari bagiye gutorokana ahita abona Ozana aje ari kubasanga bari abakobwa anayambira sheriwe Kadiri muramuzi n'umubaya ayambira n'uyu nguyu yabereye nyirarume atabwira ati twakerewe muze tugende mama aradutegereje mu modoka y'inyuma Kadiri ntiyabitindaho ariko abona ibya Ozana ahita abona n'umukobwa sinzi uyu mukobwa akagena umutima utari hamwe bagiye kumupima inda dore akabaye ari nyirabukwe mbese warucupuriye warumurika dore uko nawe kumureba kandi ubwo nawe yirakajwe ngo umuhungu wanjye arabamama njya mbona birakaje ngo ngiye ngumva ngo umukobwa wanjye gutya na gutya nakwibuka amateka dufitanye n'umukobwa wanyu nkavuga ngo nuko no muhungu wa muri kuvuga do ubwo nk'uyu yikweze ngafite umuhungu ngo yabyaye bogare ntago azi ko uyu muhungu ntacyo avuze imbere y'uyu mukobwa mu mutima we ntacyo avuze ntacyo mumariye nuko ku ruhande uyu nguyu ahita avuga ati n'ubundi ntahandi mahitamo mfite ngomba guhita nkomeza nkajya kugaragaza byibuze ko nanjye ko nta kibazo nyine ibi byose birimo noneho bafata iya mbere bajya kwa muganga nakubwiye ngo nimba utarakanda subscribe kuri uyu munsi uyu kandi kugira uko nzajya nshira agasobanuye mujye muyibona mu bambere iyo myenda muri kureba turi kwamamaza iy'abana iy'abamama ujya muri Google ukandikamo ijambo nkuba shop bifatanye ugahita ukanda ku ijambo uhita ubona hasi ry'ubururu aho ngaho niho ugomba guhita ukanda tayari uhita ugera muri iyo shop cyangwa ukatwandikira kuri nimero urabona hasi uyu aramubwira ati muko ko mbona ufite ubwoba muze twinjire yama boyfriend abakobwa dore nsigaye mbaremera hari igihe no bazi isoko ryamanutse nkahita mbatamo ariko apana babandi bagiye kunda gucirikanwa bomba mbazi ntago njye mbamanura ibiciro mpita mbwa ati bano baje kundirimbisha ngo yinangahe ngayawe yanyuma nangahe bo ntago njye mbamanurira hari abakobwa bagiye baza nita boss ready kabati ikanzu nangahe nkutu dukanzu muri kureba tabwira ati irakanzu wenda iyo hasi ishyira 800 ugende irayo hejuru shyira 7500 harundi ngumva ngo ubwo se ngo bitatu nkavuga ati uyu mukobwa koko ni muzima bite mbihorera nyine nk'amapana abahungu nyabahera 5000 yara muri kureba abasore mwutangire munyandikire kuri iyo nimero muri kureba hasi umukobwa bamuzenya kuri no ngomba kujya muri show umuntu uza kwandika nk'ubashop.com bamuzanye ku ruhande uyaravuga ati mama nanjye mbinge ati ibyihorera amabara akoze sura yawe ugiye kureba iki atari ko mama ngiye nta kintu nakoze uyu muhungu asigara kurategereje ariko kategereje kumbe hari uri kumureba kuri ya dispensaire bagiye cyangwa se
ga prive k'ibitaro akabitaro prive dispensary niko nabyita aga hospital gato bahita twereka ko nino hari akana kari guhanagura inkweto abandi bari kuganira bari kumubaza ati se Kadiri mwabashe kumvikana ati Kadiri nagerageje ariko Kadiri papa nakosogo kuko nabonye nagari umuntu wo kumvikana ubwo ati ubu ugomba kwimenyereza barabarara no bagira icyo tugezeho igihugu gifite abantu benshi nicyo cyo gifite ubukire igihugu nanone gifite abantu bake cyangwa se gifite abantu bakuze cyane ibyo bihugu ubusanga ari byo usanga bari gusubira inyuma mu mari bakazahuzwa n'abimukira aravuga ati nose soko kubyo bihuriye aravuga ati iyo uri umukira ukaba ufite abakene ufata amafaranga wowe wita makeye ukagabanya abakene 10 mu gihe undi munganya ubushobozi ayo mafaranga ari kuyamuhereza ari umwe akagukorera ako kazi k'abakene 10 bari gukora ntukajye utakaza abakene no by'umwihariko bafite ubwenge cyangwa se bashoboye Uyiramubwira ati uramwa niyo mubunyerigari ari wonge nibonamo ati nge nibonamo ngiye wa kera uyaramusize ati wayesegoko wo byibuze ari cyo yagezeho ari cyo yigejeje aravuga ati buri muntu ariko ajya kwigira icyo yigezeho hari aho yahereye ahita reba naka kana kari kubahanagurira inkweto aravuga ati buri muntu araba yarahereye ati kandi ikindi umuntu ushobora kumureba ugahita umenya ko ari umuntu mwiza cyangwa se ko ari umuntu mubi ibyo ngiye ushobora kuba nabipima kakana gahita kamubaza kari kumanagura inkweto ati none se sogoko ariko kari kumwita uncle ati no se uncle ni gutamenya ko umuntu mwiza ni gutasuzuma umuntu mwiza cyangwa se umuntu mubi uyu musaza arakareba sekati buriya buri muntu agira impande nyinshi cyane hari uruhande umuntu yereka abantu kugira ajye avuga ngo ngo wa mukobwa umeze gutya cyangwa wa musore umeze gutya urwo ni rwo ruhande rwa mbere hari undi ruhande ahisha ababyeyi biwe cyangwa se abantu be hafi nyine babandi avuga ati bazi uyu muntu amenye ambonye meze nya urwo ni uruhande rwa kabiri uruhande rwa gatatu uruhande rw'ubugome atinya kwereka abandi bantu ati uruhande rwa kane rwo nago ndi kurwibuka atari ko buri muntu buri ruhande rugero rugira ibice bingahe 10 urukumva ko ari impande 40 ati rero buri muntu ndamusuzumisha uruhande rwa kane n'uruhande rw'irari irari ry'amafaranga se cyangwa se ry'umubiri runaka ku bakobwa ngo bafatira ngo ku irari ry'amafaranga mugiye ku bahungu nabaka abahungu mwaragowe pe kuva muri denirari mwaragowe nge ndi umupapa atazaramubwira ati none se nge nzabapima gute atuzagende ku bintu 40 umuntu uzamugerageresha ubukene bwiwe ubukire bwiwe uzamugerageze nanone mu gihe cyagiye azabashonje buriya ibyo bintu nige yakunze ubukene bwawe urukumva gukira kwawe inzara yawe amafaranga ubura ariki ibyo bintu byerekana karakter y'umuntu muzanye muvuga ngo murabonye amafaranga arahinduka yarari w'amafaranga ahubwo ahita mutamaza agaragaza uwo ari we n'ibyo ari kubwira ati umuntu ushobora kumubona afite amafaranga ahita kubyimbaho nyine ubwo ahita ubona ko atari mugenzi wawe urugero uzarebe nka nyirabuherikazi yamaze kubona amafaranga yarakuriye mu buzima bubi cyangwa se ujye ureba ukuntu aba afite trauma ukahita ubona afite icyo gikomere cyo kuba yarakuriye mu buzima bubi ibyo bintu njye mbibona aravuga ati wa mwana uzakora ibyo bintu uzasanga byose bizakora nk'uko ndi kukubwira tuve hirya iriya reka tugaruke kuri ku kigo nderabuzima niko bahita uyu araza kunira atangira kwiyambura imyenda ajya ku gatanda muze mberekereho ko bapima abakobwa bafite inda apana bya byo kugira ngo ngo yakojeje moya ngo hari ubundi buryo ngo babigenza ko si byo nabimenye ne kandi ko nitonda ku mana yanjye bahungu b'iminsi turimbarwa uyu mukobwa disi yarafite ubwoba muganga arambwira ati rero ukuntu tugiye kubikora ati nta kundi ati ugomba gutangira ati ntumba ufite ubwoba kugira ngo umwana wadahungabana ati ni byiza kandi kuba ayo makuru muyafatiranye ku gihe ati nta kibazo uyu muntu uri kubona kakuze uyu muganga ni umuganga ukuze ati azakunazamura agapira ambwira ati zamura azakunamira nk'agiye gukora kunuza kuri pompompo ariko ahiri kuhashyira akantu nyine ko kugira ngo ataza kugira ute ataza kumwanduza nuko hakunino sinzi ibintu atangiye gufata nk'ari gukoroga atangira kubizengurutsa ku nda arongera avuga ati buretse ndiko nabitari gukora neza arongera arafata ahita azakunabishira ku nda y'umukobwa agatangira kuzajya agira utamera nk'aho kino kintu ari kugenda gikaraga sinzi niba muri kukireba iki kintu muri kureba hano ni umukondo ni umucondo ntumbaze ari kugenda gikaraga kunda hari abakobwa bafite mu nda heza pe n'ukuri pe aho ugasanga umuntu afite ikiromba ngo ngiye nshaka umungu ufite gahunda n'icyo kiromba gumana iromba ryawe uyu kuri uruhande ahita azaravuga ati none se mugabo bonyemeze bite bareba muri ecography kira kintu bakitegura ecography igipima amagufwa yasataguritse bakita radiography nimba ntibeshye mu nkosore muri comment abaganga nshobora kwa nibeshye nuko uyu ngo ahita ati mana yanjye ati nkuko nabiketse ni wa muganga w'umukecuru kubivuga uneze neza ngo nkuko nabiketse niyo magambo avuze uyu mukobwa ahita agira ubwoba bakimara kuvuga ngo uneze neza nkuko nabiketse agira ubwoba yo aravuga ati nubundi niko biri nta kintu twahinduraho nyine ati nuko biri nyine maze uwa mukobwa uyu mukobwa agatangira kurira
na mama wa musore Ozani ahita atangira ko ati nari nabiketse, baravuga ati oya ndiko kadatwite, bahita basohoka yaratangiye kwikarakasa. Uyahita avuga ati umva ati none se musanze umwana wanjye afite ameza ngahe, kuko kizi ko ataryamanye gifite icyizere. Uyu naza aramubwira ati felicitation, umwana wawe ntago yari yiremba, nta nubwo yari yabaho, aracyari mu nzozi. Uyu mukobwa aramubwira ati muze tujye mu modoka tugenda. Ati none se bivuga ko ari urukundo, kandi ukumva byamubabaza cyane. Ntago wiyumvisha ukuntu umwana we yakunze umukozi wo mu rugo nyine ngo bakajyasi, ntegera mbimare ko nabantu nk'abandi. Ngiye burije ubundi nanonge kuzaterera ivi, ntimuzumirwe burangiye kajyasi. Ubwo se abari aba diaspora mwemera bose abakajyasi yo ngiyo. Apana bamwe babakanda world limit sibo mvuze. Uyu aravuga ati mwarika tukajyana. Nuko uyu mukobwa arahakana, ababwira ko adashaka kujyana nabo, ntazara hatiriza bwa ati kutaza ariko ngo tujyane. Uyu mukobwa aravuga ati mumpereze ariko umwanya wanjye nitekerezo. Ati bundi ni gute nzajya mbabwira gute, njye mbabwiye ko nshaka kwijyana njye nyine. Aravuga ati nose nitugera mu rugo tukakubura. Uyoza navuga ati mwihorera ariko burakeneye umwanya wo kugenda yitekerezaho, si ngombwa ko tumuhatiriza. Sibyo aratagikobwa. Nuko gikobwa birangira yijyanye ari kugenda ahita ahura nande, ahita ahura na Kadira. Ati Kadira urakora iki yakunina? Nuko Kadira ahita azavuga ati waruje kwa muganga, so wambwiye ngo nazi ngo ari muri dushe ngo ntabwo wahituza. No ati nyine niko nakubwiye ati usigaye urambeshya, ariko kurukumbeshya uruguhishikira. Ubwo ati njye ntacyo ndi guhisha, ariko ubu urukumbeshya ubu uruguhisha iki mbwira. Kadira ahita amaze ati ariko uratwite. Aravuga ati ariko urukuyumva Kadira, urumva amagambo urimo kumbwira ngo natwite, banga wababwira ukuri, uza umugore uri kubwira ukuri. Ego ko mana y'abagore bari muri iyi filime. Dukomeze. Nuko ahita avuga ati njye ntabwo ubyira ukumbwira mbizi. Ati ari none se ni uvuye haragukora iki ko bari bakujyanye bavuye kugupimisha nibiki? Kadira atangiye kugwa kunuza. Aravuga ati tekereza ibyo uri gutekereza, sinagukuramo ibyo uri gutekereza. Twatugamba aba TikTok, abakobwa bose rwa kuri TikTok niko bajya babwira aho ngo babo iyo batangiye kubakeka ngo nubundi ngo sinagukuramo ibyo uri gutekereza, ngamahitamo nayawe, ngo ntago nakubuza ibyo uri gutekereza kubitekereza, ngo ndinde se. Aravuga ati ariko ibi ikibazo kiroroshye, ndi kukubaza uratwite, wakagombye kutsubiza yego cyangwa wowe. Ndi kugerageza ibi byose kuba nakurinda, undinde se muramubwira ati rukundinda, uri kugerageza kunshinja ibintu nakoze. Nuko aravuga ati ariko ati oya nta ariko umva kwanza ndigende. Ati reka basi nkucyure. Aravuga ati uranyura gute, ibaze uri kuvuga ngo njye nawe ushaka ko tumenye na birenze mbere yo kugira tubane utaranyizera. Ese ubundi urugo rurahari cyangwa ni igihuha? Mbwira uru rugo rurahari cyangwa ni igihuha? Uyu aramureba arumirwa nyine. Nuko uyu mukobwa aravuga ati okay ngiye cyo nshobora ko nakubwira ibintu ntago binyoroheye, nanjye ubwanjye ntago ibi bintu ubuzima bunyoroheye, gusa icyo nakubwira cyo ati umenye ko ibi ngibi uri gukora ukurengera. Umukobwa baramusaba ati basi reka tujye mu modoka ngo tware. Umunyamukobwa aremera, abandi bo yari yabahakani. Bahita twerekana none ku ruhande muri rwa rugo rw'abakire tumaze kumenya hakuno hari uhari mama wa Nazi. Nuko mama Nazi yumva abasanga abakozi bari kuvuga ati we mugire vuba dore ndikona ari ibintu by'igitangaza. None uyu ngo yahita azaravuga ati felicitation, niba uriya muhungu ataramuteye inda ahubwo akaba yaramukunze by'ukuri, icyo ni igitangaza. Ubwo mama Nazi ari kubumviriza. Nuko uriya Bergine akomeza kubwira ati ibaze ko bakundanye atari na pressure y'inda, ariko Francine ukamera ukabona ko atabishaka ko umwana we kashaka n'umukozi wo mu rugo. Maze mama Nazi ahita azaravuga ati buretse gato, atari ko buretse nkaho ibintu by'urukundo bizihi iki ko mbona uri kwigiza umujyanama. Ati ntukigire umujyanama mu bintu nk'ibigero. Ati byihorere, ariko se wona kintu na kimwe tudakora kitakubangamiye. Ati bisa nkaho ndi kuguhereza amahoro make muri urugo rwanyu simbizi. Ako kanya wa mugabo araza, ubwo ni wa musaza sekuru wa Nazi ari we bita nde agiye yitwa Hitise, maze kumwibagira. Yumva bari kuvuga ukuntu ngo bakundanye, bavuga ati nubara abana nago bagomba kubana nago ari ku rwego rumwe. Ubwo ni mama Nazi bavuga ati nago bagomba kubana kuko nago ari ku rwego rumwe. Uriya mukobwa n'umukozi wo mu rugo niko gaciro twe tumuhereza. Hambwe ati ariko si by'urukundo biziho gute mbese muri make. Mbega muri make nene ukuvuga yashatse atabihisemo. Wa musaza atifa hitagera aravuga ati mwemuretse gato, murukumbwira ngo mwajyanye Angela kwa muganga. Ati mbwiza ukuri Francine. Ati namujyanye kwa muganga ariko ati kandi nayo nakubujije. Ati nende kugira mbikomfirime neza ndebe nimba ko umwana wanjye yaba yakunze cyangwa atari urukundo. Uyu mupapa ahita avuga ati ariko muri urugo wagira ngo nta jambo nyifitemo, nyuma y'ibyo nababwiye byose wongeye birenga wa mugore we, ibi ngibi ntago nabyemera. Ubona ko atifa ari kurakara cyane bite n'amagambo ari kumubwira. Abo nuko nuza ahita yikubita aragenda, wa mugore Francine yikubita aragenda. Maze yaravuga ati ngiye ibi bintu maze kundambira byo muri uru rugo, bimaze kundambira cyane. Nuko uyu mukobwa we ahita avuga ati papa nk'umuryango muze tujye gusangira, mwebwe muze dusangire. Kuvuga ngo mwebwe muze dusangire ni nko gushaka kuwereka Bergine katabarizwa hano. Ubwo se abibonye ahita abona uyu mukobwa atangiye kumenyera cyane, ahita abwira Bergine ati Bergine ibiryo byo mu rugo bisigaye binsharira cyangwa se birambihira, twisohokanire tujye gusangira byaba ari byo byiza. Mbega muri make ni nko gushaka
gushaka kwereka uriya mukobwa wiwe ari kuruhira ubusa ntabwo yatandukanye abangaba. Aravuga ati kanjye kwambara ahubwo nze tujyane. Uyu mukobwa asigaye ati ariko papa urukwimba ibyo urukugati ahubwo wowe wajya umenya ugarukira kuva rya ari kabiri kangahe nkubuza kunyinjira mu buzima. Aravuga ati papa ariko ntabwo ibyo uri gukora bikwiye. Ati mva ndakwiyamye matwereka kunino mete yaramaze gutaha. Nukarambye wa mugore wa sekuru wa mete ahita abona mete ari gutara. Aravuga ati none se bigenze bitati biki byawe na Kadiri ese sogokuru mwahuye ambwira ko bahuye na Kadiri ko bahuye. Ati none se ibyo byose bikoze gute ujye kwa muganga se nawe kureba ibyiriyanda. Aravuga ati ibyinda ni iki bura uyu mugore ni gateranya miryango ngehe ibyiriyanda se wasanze meze bitaravuga ati ibyihenda. Ati sinagize se nawe waherekeje banazi ko mwagiye gupimisha anuza Angela ngo mumenye ko yabatwite. Aravuga ati oya ngiye ibyo bintu nago mbirimo. Ako kanya nubwo avugaga amagambo uyu mugore mbega byabisa nkashaka kumuhereza amakuru ko nta kindi yaragamije naza ahita agiye kumuyambira musubiza inyuma tumva buretse gatugute mwatunyutse mukajyana Angela. Aravuga ati nyine nukubera ko Francine yari arakashaka kumujyana nta kindi natwe twari kurenzaho. Nuko uyu mugore asigara hako navuga ati harahiye kureba nyine ko nigateranya miryango bahita wagukomeza kumbwira ati ibintu mwakoze ntago ari byo mwari kubimbwira mukanteguza ibi byose ntago byari bikwiye gute mujyana Angela mutamusabye uburenganzira nanjye mutamenyesheje nari kubamenye atumva kwanza umburetse nari ikintu mfite kuvugana nawe. Ati none se kubera ko Angela namujye kwa muganga bigiye gutuma utaza kukurara muri urwo gatoya ngenge kurukira handi hantu. Ati yes ndaramu no muri hotel dore iyo ni nimero iyi nimero ufata screenshot kuryo none tayari urahita ugira ute nimero uzajya urahita twandikira tukakwereka imyenda ya danje tuba dufite. Hari umuntu uvuga ngo twereke imyenda kandi mafite imyenda myinshi amakanzu amasutiye ibiki amapantaro amabuci gusa uvuze ngo imyenda bumbwiki ugomba kuba ati nyereka amapantaro ufite nyereka amashati ufite nyereka amakora nyereka amajeans ibintu bitandukanye. Uyu nguyu yarita avuga ati ariko buretse gato ariko we buriya ubwiye ari amagambo meti kugira ngo arakare. Ndabizi buriya amagambo yabwiye meti kugira umusembure. Aravuga ati ngibyo muri kumbwira ntago mbizi bahita twereka wa wundi nanone Kadiri adepoje Angela iwabo. Baraza barakomanga Angela arakomanga yumva ntibari kwikiriza akanya bahita baza kwikiriza. Angela arinjira uyagiye kwinjira ngo aze arare muri urugo baramukanira bavuga ati oya cyagiye waraharaye kuko byari bisa nk'ari ibintu bitunguranye tutahita dufata umwanzuro. Ati rero uyu munsi ntago byakunda. Aravuga ati ariko muzehe yari yaranyemereye ko nshobora kurara hano. Wa muzehe tazaravuga ati ariko sha wa muhungu wa muryango watangiye kumwihinduka ndagira ukurikira urebe bya bindi bijya vuga ngo amafaranga ni musema kwere cyangwa se amafaranga ngo akubita hakomeye agahita horo dore wa muryango bari kumufata avuga ati twonye umuhungu afite imodoka afite ibinamba afite amaparikingi mu mujyi wa Kigali uyu muhungu ntaribi. Noneho hari undi mwana uturutse mu miryango y'abakire bafite za city tower bafite ibiki n'ibiki byose uyu none waje kongera gutegeka ngo ariko ngomba kurara no nkacunga umukobwa wanjye. None wa musaza ari kuza atari kosha urinde twebwe urabushaka kugaragaza ko urugo kari imbwa zirimo ubwo ntago bamucunga aho. Aravuga ati ariko muzehe wari wanyemereye ko nshobora kuzajya nza nkacunga umukobwa atoya ubu ngubu natwe turaba turi kumurinda nta kibazo gihari. Batangiye umukobwa kuba bamugira iboro ndagira ukurikira urebe. Aravuga ati hari icyo bitwaye abaye ari hano. Aravuga ati oya rwose nta kibazo. Nuko uyu nguyu baramubwira ati ijoro ryiza Kadiri urare neza urara haryana. Nawe aramusezera atangira ijoro ryiza nta kibazo ariko urukuri akatabikuye ku mutima yagenda agatima kagatera arahindukira ngo arebe inyuma arebe byari byo agatari ko se kukushiri wanjye aratekanye. Uyu muhungu nimba ari ikintu atabashaka gukora ni ukuva iruhande ya Angela. Ariko nanone ntabwo ari byiza kwereka umukobwa ufite nuza byadanje fembe uvuga ati uyu tugomba kubana ngomba kumugira umugore. Buriya abagore bakunda abagabo ngo babereka ko abantu ngo bari gutinya kubabura ngabo bana abagore barabakunda cyane. Niko njya numva bahita twereka ku ruhande uyu bari kumubwira ati niko uretse gato mu gihe bari kumutuka Kadiri namaze kugenda bahita twereka iryo kwa Angela. Hari undi wese wagira meta tejemo nawe ari guhengereza kwa ba Angela araza arafunga agiye kugenda ngo nazi ngaramuhamagaye. Aravuga ati buretse gato ibyo ni ibiki bakora inama nk'umuryango. Ati tubwire kutari waratubwize uyu arita mbwira ati ata frustration bwa nyuma na nyuma da ubaye umukobwa ntago gipfuye ubusa ntago ugiye kugipfusha ubusa nimba ari icyubahiro nimba ari iki je ne sais pas. Aravuga ati ibyo urukuvuga nago mbizi mbega muri make kuko ari we cyagiye wari wamubwiye ati ariko ushaka waba kwishinza kuri uriya muhungu uriya musore Ozani nawe nta kibazo. Aka gakobwa karabyanze karavuga ngo Ozani ngiye mufata nk'ari umuntu twakoranye ibyo ngibyo ngewe nawe nago twabijyamo. Aka gakobwa barakagaruka akabwira ati ngwino hano kagira inkuru uyakiri kumufresta abandi mu muryango bahita bamutarukira ati muko kutatubwiye ati jya kwicara hari abakubwiye ariko turi imbere ya sentare ati kutatubwiye ugatuma twemera undi muhungu akakwambika impeta akayigushyiramo kuki yatumye undi muhungu ayigushyiramo
kandi uzi ko warukundanaga na Ozani. Ese Ozani mwarasambanye niyo mpamvu uyu mukecuru ngeje ambaye se avuga ati Ozani mwaba mwarasambanye kuko azi ko bana bana ari bibyara nyine n'ishyano baba bakoze. Hari agace ntashaka kuvuga cyangwa wenda igihugu. Iyo ugiye gusura aho hantu da muhandike muri comment nimba mwazi cyangwa icyo gihugu. Bagutiza umukobwa waho mukamuraranye nta kibazo. Gishikina gisaza bakararana nta kibazo. Hagashaka akanasi. None nguyu nafite ubwati ngo uwo mubya nako nagabuze mubyara wati. Ese Ozani mwaba mwararyamanye? Wanjira bavuga to yanjye byo muri kubwa ntago mbizi. Oya kamure bati muko. Aravuga ati ngiye ntago mbizi rega ibyo muri kumbwira. Nuko uyaravuga ati tubwire basi nimba mwararyamanye nimba araguteye ninda tumenye ko ari ibyo bintu kuko buriya kenshi na kenshi mbabare ko ndi gufata utuntu twa pose nago nongera aravuga ubundi kenshi na kenshi ngo iyo abaye ibyo bintu ngo cyane cyane umukobwa ahita kuyiyumvamo umuhungu cyane ngiyo hamaze kuba igikorwa cy'ubusambanyi ngo umukobwa ngo ahita muri ako kanya ariko ngo amabaranga mutima bari kuri uwo muhungu ni babandi ba kera ariko mu gihe nyine ibyo byari ibintu bya danje nyine ariko ubu ngubu sikari nko guhana umukono reka umukobwa ni uhita ugukatira mbere ikaba ngo bajya bambwira nuko uyu nguyu yaravuga ati buretse gato ati uyu mukobwa ariko ntago baba barakundanye iminsi 3 yose ati baravuga bano wa musaza avuga ati memuretse ubundi ni gute iyi nshinzi yatumye byose bibi wa mugore kandi njya nkubwira n'ubyumve uyu mugore akomeza ko ati uko byagenda ko ariko kose nimbuzi kukunda Ozani ibyo ngibyo byibagirwe iyo ndirimbo ibagirwe kuyirimba umusaza akabona biri kumutungura bakakomeza kubwira ati ariko nimba bakundana na Ozani wareka bakikundanira umusaza ati ariko wa mugani mu rukwingingiki umva uyu mwana agomba gushakana na Ozani niwe bagomba gushakana kuri amuryengo wo kwa Atifu bakatuzahura akatuvana muri ubukene mbega muri make uyu mugore abatari kubyumva neza yashakanye n'uyu musaza atwitinda urukumva atwitinda nyina yishyuye umusaza noneho gutwita iyo nda mbibutse ko Angela numwuzukuru wande numwuzukuru w'uyu mukecuru ubwo nukubwa se wa Angela niwe mwana wa Atifu niwe uyu mugore uyu mukecuru muri kureba Afife yabyaranye na Atifu ariko uyu mukecuru yanga kubyereka nde Atifu biza kurangira urukumva uyu mukecuru umwana abyaye Angela ni ariko uyu musaza we azikindariye nyine bya bindi abagabo twese tumenyereye kubyarira abandi tukarira abandi tugakuriza abandi nyine umusaza dore umukobwa ari umwuzukuru reba harinze kugera atazi ko se urumva atazi ko se w'uyu mukobwa ko ari umwana bamutuburiye azi ko ari umwuzukuru we yanarababaye yarakarakare ngo usukora imfura yanjye kino gikorwa cyatumye imfura yanjye ipfa kumbe baramutuburiye ntago ari imfura ye twe turabizi uyu mukobwa baramubwira ati ufata amahitamo yose ushaka ushake n'umugabo wari wose ushaka ariko nushake n'akadiri ntimubane nta kibazo ntacyo bitubwiye ariko ibyo kubana na Ozani byibagirwe uyiravuga ati kubera icyo Ozani ati ariko mama nawe wagerageza ukanyuma ati Ozani nagane kubwa mama ariko gukoresha ngo mushiki wanjye gerageza unyumve nyine ati ntabwo uri kubyumva umugore akomeza gutsimbarara atsimbaraye umugabo ahita abona umugore yarengereye yazamuye agasuzuguro ariko ubwo ati umva nkubwire uwo wa mugabo nakubashye kera cyane uyu munsi ntabwo mwaza kumfatira umwanzuro ku mwuzukuru wanjye umugabo ahita abona nagasuzugura ati wa mugore kandi umaze kunsuzugura yivamo akantu ahita avuga ati umva akagasuzugura ntago nakyanganira uyavuga ati nanjye akase nakyanganira ati umva nkubwire umugore bahita bagira gutya bamutamu umugore bamutamu wiravuga ati kubera iki ati ni gute utinyuka ukankubita no kwashye kenshi cyane wa musaza we umwuzukuru wanjye mufata nabi binabyanganiye none watinyutse nkubita urushyi ibi ngibi nawe umaze kurengerera ntago nzatuma abana na Ozani wa musaza baramufata batangiye kurwana ego umukobwa amaze kubiboro ngo niugiye kuzahura ubukungu bw'umuryango ngo bari umusaza ngo yaramaze gusazira mu bukene none byibuze abonye umusore ujya kumurongora umwuzukuru akamuha ku mafaranga nawe akisazura neza ariko dore umugore atangiye kuzana ngo iby'urukundo nibyo bya mbere kandi abanyarwanda iryo banga bararivumbuye ko urukundo ari agatwiko katingiza ndabasuhuje mwese muba muri ubwo buzima ariko uzajya ubabaza bariya nuko mutisanzura nawe wa undi umubaje akuze kuno muhunga gufata wa undi waje azi kukurikiye amafaranga cyane kitegeko ryavugure kari nyuma y'imyaka 5 ushobora kuyarya ko gati none duhite dutandukana ukayajyana iryo tegeko ryaravugura ubu ngubu noneho uziye imyaka 5 kuno umugabo agufata cyakoze mugira ukuntu mutanga ibitambo ariko ntari umuryango wawe ukishima
umusore yakunino ari kuzunguza impeta yibaza ati kuko ibi byose ni biki nyina ambwira ati mwana wanjye kwata umutwe ni ibiki ko mbona utari wenyine ko mbona udatuje uyakomeza kubwira ati mama ntago meze neza ubuzima nyine ndi kumva utameze neza uriya mukobwa ndamukunda ati nagiye kujya kuryama iwabo barabyanga banga ko njya kuharyama none se mama urumva nakora iki aka kanya urumva ari amahitamo mfite nta kintu nanjye mfite cyo gukora aka kanya njyewe numiwe byamaze kunshanga ndi kwibaza ese ndaza gukora iki byamaze kunshanga nyina ambwira ati wa mwana we uzi ko wateye imbere warazamutse uriya mukobwa nimba kumureka byaranze genda aza kugusengera basi ubukwe bwawe bwihute vuba nimba koko ari kushaka aravuga ati mama nanjye nibyo ngibyo nanegereje ati uriya mukobwa ariko sinzi impamvu mbona ncanga ndamubwira gahita zamura umujinya karakara kumbe nuko batamukunda afite undi yikundira akomeza kumurega ibintu byinshi cyane uriya mukobwa ngo adashobotse n'ibiki byose umubyeyi aravuga ati mwana wanjye ndakumva ariko basi gerageza tekereza ubu buzima urimo cyangwa se wishizemo cyangwa se iyi si wijyanyemo ese uyu ni wowe wa wundi wowe wa kera wagiraga imbaraga wari urafata uyu mwanzuro twereka ko nino uyu mukecuru ari mu gikoni ari wenyine ahita ahamagaza Angela aza hakuno mu gikoni amusanga mu gikoni ntabwo ati Angela ndagira ngo tuganire ese kukina mbere yo kugira kwambika impeta nakubajije ngo mbese ufite umukunzi ntubimbwire aravuga ati nyine icyo gihe nakundanaga icyo gihe twari inshuti zisanzwe Ozane umva nange akomeze gushyigikira ikinyoma Ozane ni inshuti yanjye isanzwe ariko ntago nenzi ko ariko bizarangira nyine ntago nenzi ko bizarangira mukunze biza kurangira mukunze kandi namaze kwambikanwa impeta nawe ambwira ati mwana wanjye nimba ari ikintu ushaka kumbwira ati ndi hano niteguye kuba nakubwira ushaka ni umuntu wari wese ushaka na Kadiri nushaka umureke nimba turi kumugwatiriza ariko mu byo urakora ntushakane nande ntushakane na Ozane ntabwo ati se kubera iki ati nukubera ko nigeze kugukuraho amaboko kera ariko uyu munsi sinagukuraho amaboko hano uyu mukecuru afite ubwoba ko ukuri kwahita kumenyekana kandi mbibutse Francine yigeze kurahira mama Ozane navuga ati iyo usanga ukukuri narakuvuze ntago ibi byakabaye bibaye nimba Francine nawe ukukuri yashobora kuba kuzi ntago mbizi wabona ariko kuri wenda Francine abashaka kuvuga bikarangira mwanze mu nda aravuga ati njye niteguye kuba nagufasha ndahangaha n'ukuri kw'Imana niteguye kuba nagufasha ati basi mbwira ese ukunda Ozane ati basi mbwira ese hari ikintu kitemeze neza menye uko nahira ngufasha ndi nyogokuru wawe kuri incuro ndashaka kugira uruhare ku buzima bwawe naje kukurangarana rimwe gahita kamubaza ati ariko se kuki urukumva ntashakana na Ozane kubera iki ntashakana nawe aravuga ati ntago ari Ozane gusa na Kadiri nushaka umukatire nta kibazo ariko wa mwana ndagira ngo uzabane n'umuntu byibuze ukunda njye amakosa nakoze ahambere cyangwa se mu buzima bwanjye sinakwifuza ko umwuzukuru wanjye kayo makosa yagirwaho ingaruka nayo nayibaza umwuzukuru wawe ubuzima uri gucamo cyangwa se amahitamo wabuze ati baze ko nawe bimubayeho byazagenda bite twaba turi umuryango w'ibigwari ati rero niyo mpamvu ndi kukubwira ko n'amahitamo dufite nuko uyu mukecuru avuga ati nakoze amakosa mbere rero ntago ndi kugira ngo nawe yakore hitamo neza ku kanya ruwakomanze baza kumukingurira aravuga ati nje kureba Angela kuko anazi yarambwiye ngo ninze murebe aravuga ati uje kumureba amasasi ati ntago byakunda rero metero ukuntu agira karimi keza ati oya ntago ndi kubahata nimba ataboneka nta kibazo reka ngiye nigendere nabirenze bumva ko atari kubahata aravuga ati oya nazi arahari nako suri Angela arahari ntago ndi kubahatiriza we tabwira Angela ati Angela itegure ujyane na Meti ngaragusha akahita ati we kuki umamaga amasaha bahita muhereza uburenganzira aragenda aravuga ati nshaka ko tuvugana aravuga ati ushaka ko tuvugana iki ko byarangiye nuko uyu nguyu bahita twereka aje hakuno mu modoka ndegera umva ikiganiro kiri kuri hakurino arambwira ati ngwino dusohokane tujyane kurya agafi ku Gisenyi ahantu bita kwa West ubwo ninjye twongeyemo aravuga ati ntago nshaka kurya ngwino ko tugenda atari ko ni gute ubundi njye mbabwira ibintu byose nimubyumva abona umukobwa atangiye kubwira nabi aravuga ati ariko se kuri kumbwira nabi umukobwa uyu metero atiriza ati ndavuze tugenda umukobwa rwata ariko se nagomba nabikubwiye kuki ubundi mwese mujye mupfatira umwanzuro Angela ngo nucyano Angela ambara Angela ngo amazi bajyana mu mweshe mazi nta n'inyota afite uwo muntu ziko nawe umugome ati yo Angela icara haguruka ryama sohoka ibyo bintu byose murabona bitararambiwe nibwo Angela tugene kwa muganga Angela tujye kugupimisha inda yumva nyine atangiye no kumukira byandi byakaruka mujyane kumupimisha inda nta ruhara afitemo aravuga ati kuki nge mutamfata nko ndi umuntu nanjye ndi umuntu ariga mfite amarangamutima ndi umuntu nanjye ndavunika nago ndi imashini none nawe ndi kukubwira ngo nago nshaka ko tujyana kurya ukamatiriza ngo tugende kurya ibyo ngibyo ubundi ni bikira ati mbabarira aravuga ati kuki mwese musige munekerereza ati musige munekereza mukabona nkaho ngiye nta ruhare mfite ku buzima bwanjye ngiyewe ndinde nzaba ndi ko nta kintu munekereza aravuga ati nyine mbabarire ntago ibi ngiye ari byo niteze si byo nashakaga ati gusa icyo nagira nkubwire ubu ngubu noneho ndi umwe mu bantu bagushigikiye uzashakane n'ukunda hakurino niko dusemeta ari kumubwira dusiga hakuno kubwira ati buretse gato
ati ibiryo byose se ati yego rwose urabikwiye. Babandi bo basohokanye ngo kubera ngo kumwana w'uyu muzehe yaraye kubatesha umutwe, aravuga ati ariko nabonye ikibazo cyawe uzana wakigize ikibazo cyawe, aravuga ati yego rwose nakigize ikibazo cyanjye, mu gihe ngewe kera nananiwe kuba na mbega ntavuga ikindi ku mutima, byarananiye nyine, byari ibintu biraho byatona. Uyu Bericina avuga ati atutekereza ko amateka yakwisubiramo bikaba kuri Ozane. Uyu musaza aravuga ati cyane rwose mbamona amateka yakwisubiramo, ati nkuko mbere byigeze kumbaho nkabura amahitamo ndetse bikazakurangira mbanye n'uwo ntakunda ndetse bikarangira ubuzima bwanjye bwose nishimye, nagiraga ngo ndebe ese koko na Ozane nawe ubu byari byamunaniye, yari yatiteye yanse kubivuga kugira atubwire wakunda. Aya mahirwe rero ntago twari kuyamuvutsa kuko ibi ngibi twari kuzabyicuza natwe. Yakomeza kuvuga ati nanjye byigeze kumbaho rimwe mu buzima, ati ntago byakongera kumbaho, ati ndatekereza ko ati nyuma y'urupfu rwe, ubwo ari kuvuga Afife nyirakuru wa Angela ntagazi kakiri muzima, nyuma y'urupfu rwe nabaye ikigwari, nakawe narahise mu byanyabyo, nakunze rimwe nkunda uriya mugore ndetse igene nihebye wahise uza mu buzima bwanjye, mpita mbona umutima wanjye urongera acururutse. Ati rero ibi ngibi ntago nabyirengagiza. Yakomeza kubwira ati rero ndabizi ni wakundaga gusa, aravuga ati ariko mana yanjye uracyafite twatuno twari twagufa kwa kera, aravuga ati oya ariko nawe ntukabikomeze nyine, uzikari waje ubu watura umutima wanjye wari warabaswe n'ibitekerezo byahise, kandi ikindi njye nawe ntawe uzaduhagarika, nta wahagarika amazi ari gutemba nkuko ariko njye nawe tubanye, ni nako n'undi muntu wese atahita aza ngo ahagarike umubano wanjye nawe. Uyu musaza akomeza kuvuga ati ndetse icyo nshaka kukubwira, avuga ati ndabyumva wivunika, ndabyumva cyane pe. Nuko uyu mugore akomeza nanone avuga ati icyo nshaka kuba nakubaza, ndashaka kukubaza ati ese uracyagira inzozi mbi ukarota rwatoya, ubu ngubu icyo nshaka kugufasha ni uriya mwuzukuru wanjye, ndashaka uriya mwuzukuru wanjye kumufata nkamugira nyine nk'aho ari umwe nanjye nk'aho ndi mu cyiciro cyiwe, kugira amateka atazisubiramo ibyambayo bikambaho. Aravuga ati wa mugana ko kantu uvuze nakukuri rwose nakubwenge. Batwereka bari mu modoka, ambwira tugize ngo iki, aravuga ati yego rwose niteguye kuba nagufasha ubu ngubu noneho, ati na kira kigoryi cya Ozane, wumve Ozane wamubyara we, aravuga ati agene amubereye iki kina nibagiye amasano y'icyo bapfana, aravuga ati na Ozane ubu ngubu nimba utamushaka ufite uburenganzira bwo kumwanga, ati none niteguye kugushigikira nkagufasha kurwana urugamba rwawe. Angira aravuga ati basi biranshimisha ko none utari kundwanya cyangwa se ngo duhangane, ibi ngibi none bigiye kunshimisha. Aravuga ati usibye n'uyu munsi n'ikindi gisinzongera kukurwanya. Aravuga ati kandi ikindi weho reka abahungu haba Kadira Ozane bose tugenge kwavana mu nzira, bose nta muntu wemere kukurongora, uhite uba mu buzima bwawe wigenga, nzakomeza kugufasha, wowe urakomeza kuza kuba uri kudukorera, umva ko ntabwo bikunda bari abahungu bose ngiye kwagukuraho, wowe urakomeza kuzajya uza kudukorera, ibyo nibimara kurangira ikintu nzahita ngufasha cyangwa se nzagufashamo, nubona undi muhungu wowe wishimiye nzagufasha no gutegura ubukwe bwawe kandi nzagushigikira, mbese uzishima ibyo nzagukorera. Azishima ate kari we mugabo yifuza, se kari we wamubera umugabo azishima ate? Umukobwa disi niko ari kwivugira mu mutima, yakambwira ati ese basi byaba byizera? Umukobwa arwa ati none se ubundi ibyo uzabikora cyangwa urikwimbwira kugira ngo ncururuke cyangwa se ngo mbe ndatuza muri aka kamwanya? Aravuga ati yego rwose nzabikora. Aravuga ati Kadiri se, ati Kadiri ntukazajye umugere ikibazo, ariko haba Kadiri na Ozane bose ngiye kwagukura. Ati koko se urishuwa urakomeje? Barabosaba nkura ati cyane rwose, atugomba kuzabana n'umuntu ukunda, ibyo ndabigusezeranyije, ibyo nibyo bintu nshobora kuzagufashamo cyangwa se nkabigufashamo kurya utazigera wongera kwicuza ukundi kuntu. Aravuga ati kandi ikindi izere ko tugiye kurwanana urugamba, ati nazi sinatemera kundekura. Aravuga ati byihorera ibyanazi, ati ahubwo gucya turi kuvugana ndi kumva nahita nakiserera imodoka nkahita nkumfata nkakujyana ahantu kure tugatorokana tukagenda. Bya bintu njya mbabwira uko ari ukuri nyine ufata inshingano ukemera ugapfa kubana n'umuntu udakunda, ariko igihe kiragira umutima ukakurya mu mutima, nta byishimo naki, biragoye cyane. Nuko uyu nguyu akomeza kubyumva, aravuga ati se amaherezo y'ibi bintu nayahe? Umugore mushobora kubana imyaka n'icumi na 20 atagukunda be na gato, habe na gato atagukunda pe. Abagore urabazi abantu bo muri kiriya gihugu ndi gusobanuramo filime. Aravuga ati ese koko iyo mvuze gutyo ko numva nagutorokana ukagenda wowe byumva gute? Ndaje dukomeze n'igice cya 29 hajyana 39 ako ngiye kuzajya mbatubiri ku munsi, muhitemo amasaha muri comment mumbwire nge mbahatungahe isaha cyangwa se muhitemo amasaha nshaka kubaha tubiri ihita iva mu nzira nayo nyisoze, kuko ni ndende ndamutse ngiye mbaha kamwe sha mwazayirangiza mwatinze, nshaka kuzajya mbaha dutatu ubundi nta tubiri. Mu gitondo nka saa 11 mungira igitekerezo tu, saa 11 z'igitondo, saa 7 z'amanywa na saa 12. Sinzi ariko ubwo mwe murambwira igitekerezo cyanyu. Imana ikomeze kubarinda, turi kumwe.